umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi z'urukundo wankunze, rugaragazwa n'umurimo w'ubumana wakozwe, yinjizwa mu bumana ubundi umwe na data, ubundi umwe na data. Icyo dukwiye kwiga ni iki? Nuko institution iyi myubakire iy'isi n'ibitambo byaje bigafata isi yose, muri cyaba mu gihe cy'Abisirayeli na mbere y'igihe cy'Abisirayeli na bugingo n'ubu, impamvu yarushijeho kugira ubukana no gukomera, reka mvuge mu isi ya gikristo, ni ukubera uburyo benterpreta isezerano rya kera, ni uburyo benshi bumvamo isezerano rya kera bagasa n'abakomerejeho binjira mu isezerano rishya, ntibabone itandukanizo rihari, cyangwa se ngo umucyo aricyo kiva kinini cyo mu isezerano rishya kitumurikira ngo turebe ibitari bisobanutse ba sogokuruza bagendeyemo bitari bikwiriye, ariko kuko ari wo mucyo bari bafite ntiwabarenganya. Ariko umucyo w'ukuri umaze kuza mu isi, ari wo Yesu uvira bari mu isi bose, ikosa rikomeye twakora ryaba rimwe: kwirengagiza uyu mucyo, kudashaka kumva iby'uyu mucyo, kudasobanukirwa iby'uyu mucyo, kutumva imbaraga z'uyu mucyo, kutamenya iby'uyu mucyo. Nicyo kibazo cyonyine twagira kigatuma tutapresiya, tutishimira umwihariko dufite uhereye igihe Yesu yaziye, kuwo mucyo ari nawo basogokuruza babonaga mu buryo bwa gihanuzi bavuga hari umucyo uzaza. Twebwe bo muri uyu mucyo nitudakanguka ngo twite kuri uyu mucyo, ngo turebe uyu mucyo, tuvumbure, tumenye neza iby'uyu mucyo, niryo kosa rya mbere rikomeye tuzaba twikoreye n'urubyaro ruzakurikiraho. Kuko icyo wibeshyeho ubu, urubyaro rukurikiraho rwo rugitwara ku rundi rwego rwo hejuru. Uyu mucyo wamurikiye abari mu isi wahinduye byose. Bibiliya wita umucyo w'ubugingo Yesu Kristo, umucyo w'ubuzima. Iryo jambo umucyo w'ubugingo niwo mucyo wa mbere w'ubugingo wabayeho, ni umucyo w'ubuzima, the light of life. Nibwo bwa mbere hari haje umucyo umurika ukerekana ubuzima mu yindi dimension, ku rundi rwego. Mu yandi magambo, ni ubundi bwoko bw'ubuzima bwari buhishuwe. Muri ubwo buzima harimo kubabarirwa by'iteka, muri ubwo buzima harimo kubaho ubugingo buhoraho, kubaho ubuzima bw'iteka. Muri ubwo buzima harimo gukundwa by'iteka. Muri ubwo buzima bushya uwo mucyo wahishuye bwari ubuzima bw'ubusabane hagati y'umuntu n'Imana. Muri ubwo buzima harimo ubwiyunge hagati y'umuntu n'Imana. Muri ubwo buzima bwahishuraga ko abari abantu bahindutse abana b'Imana. Ibi bintu ibyo tubwira umucyo w'ubugingo, umucyo w'ubuzima, twaba dukoze ikosa rikomeye cyane muri iki gihe n'igihe kizaza: kwirengagiza uyu mucyo. Ntiwarenganya bakera ko batari bawufite, ntibari banawuzi, ariko ni ikibazo twebwe muri iki gihe kuba turi mu gihe cy'uyu mucyo wavuye tukawirengagiza. Biteza ibibazo bikomeye. Ahatari hasobanutse hakomeza kuba hadasobanutse, ibitazwi bikomeza kuba bitazwi. Ibyo twari gufashisha bisi no kuyimurikira tuguma natwe mu mwijima.
kandi twari dukwiye kuba turi urumuri. Iyo uyu mucyo ukumurikiye uguhindura umucyo, niwo mucyo wonyine uguhindura umucyo, niwo mucyo wonyine uguhindura umucyo. Abefesi igice cya 5 umurongo wa 8 n'umurongo wa 13 uzabibona uko ikiviriwe n'umucyo gihinduka umucyo. Uyu mucyo w'ubugingo uratumurikira ku buryo duhindura nkawo, uduhindura ubugingo, uduhindura nk'umwami w'ubugingo. Ibyo bita gusa na Kristo, nibyo bita kuba umwe nawe. Nagira ngo mbabwire ngo niba tutabona umwihariko w'umucyo dufite muri iki gihe, Yesu yaziye iki? Niba tutabona itandukanirizo Yesu yashyizeho, yaziye iki? Niba turi mu bahamya by'uko byamunaniye, he failed, yananiwe, ndetse agatsindwa agahunga akava hano mu isi akigendera, akaba ari ahantu wategereje ku buryo uwitwara nabi hano ikibazo, uwitwara neza akabihemberwa. Niba ari uko tubitekereza muri rusange, we have missed the point. Twahushije icy'ingenzi. Ibi nibyo bituma tumutekereza nk'aho yitandukanije natwe, yagiye ahantu mbese ntiturasingira ko ari muri twe, ntiturabona yuko atadusize, turi hamwe, turi gukorana urugendo umunsi ku wundi. Pawulo yabyise ubwiru buruta ubundi, Kristo muri mwe, Kristo muri mwe. Mwe kumwita ko yagiye yabasize, he's in you, ari muri we, na ubundi naha bihera. Iyo utangira umwamagana uvuga ngo ubu yagiye mu ijuru umunsi umwe azagaruka, ni ikibazo gikomeye. Kuko icyo gihe wumva ufite imyumvire yuko nyine ahantu yagiye nyine nicyo gituma tubayeho gutyo, uri kumwirukana. Nibyo ubundi byanditswe bitwereka iki, ni omnipresent, ari hose ubu, akwiye hose. Abefesi igice cya 4 umurongo wa 9 n'uwa 10, azutse, he filled all that he might fill all things, yuzura ibintu byose, from the highest to the lowest, kuva hejuru ndetse no hasi, byose ngo abyuzure. Yesu yuzuye ibintu byose. Kristo ntabwo turamwumva kuri dimension, nicyo gituma twitandukanije nawe muri ubwo buryo. So dutekereza aho nawe ari umunsi umwe aza, ibyo byaho umunsi umwe azaza, nubwo bisona ko ari byiza ko hari ibyiringiro ko azaza, yega azaza. Ariko iyo uri kuvuga kazaza, uri kuvuga yuko uyu munsi mutari kumwe, uri kumva itandukanizo rihari. Uko uri kuvuga ngo ubu yaransize, yansize njyenyine, ariko umunsi umwe azantabara. Uri kumva uburyo tuba tubivuga? Ntabwo ari byo. Azaza mu rwego rw'uko hazabaho manifestation, ukwigaragaza, anako guhishurwa kw'itorero, nibyo. Ariko ntabwo bivuze ko uyu munsi atari kumwe natwe, muri twe nkatwe. Icyo nicyo cy'ingenzi. Kuko niba uyu munsi nari kubona ko ndi kumwe nawe, ni ikibazo kiruta uko ubitekereza. Nicyo gituma ntangira gushakisha icyo nakora cyose kugira ngo numve ko nafiringa ko ari hafi, nakumva ko ari bugufi bwanjye. Nicyo gituma nzamutambira ibitambo byo nihimbiye byose byo nshatse. Nicyo gituma nzakora ibishoboka byose bituma ngira sinumva oh my God, sinumva ubwiza bwitwa Kristo muri nje. To acknowledge, kumenya ko ari muri nje, byambereye byose. Ibi nibyo Pawulo yavuze ati, mu baba tubanjirije mu bindi binyejana byabayeho ntabwo bigeze bamenya iby'ubu bwiru. Ngo Kristo muri mwe, ibyiringiro by'ubwiza. Kristo muri mwe. Naho ibyiringiro by'ubwiza byava he utarekonesa ko ari muri ho? Ibitambo byose biburirwa impamvu yo kubitambo. Urumva nta mpamvu yo gutamba ibitambo, ahubwo aho ikizamuka ni kimwe cyitwa ishimwe. Anacyo nzasorezaho ngo mbere ku buryo ari ibanga rikomeye kubaho ubuzima bwo gushima, kubaho ubuzima bwo gushima, kubaho ubuzima bwo gushima. Impamvu abantu bagitamba ibitambo ni iyihe? Ni
ignorance ni ukutamenya. Kandi nivuga kutamenya ntugire ngo umuntu niyagukuriraho ibyanditswe ari kukwereka uburyo barimo batamba ibitambo. Kandi ubu the whole story inkuru yose ndi kwerekana, ndi gushaka kwerekana uburyo si ikibazo cy'ibitambo biri gutambwa. Reka twumve ko kibiri gutambwa kandi Imana irabivugaho iki. Hari abantu niyo wabereka 100% ko Imana itabiri inyuma, niyo wagira ute batiteguye kubyemera. Yewe ni kimwe n'aba Bisiraheli bafashe mu mitima yabo bakavuga batumva, nushaka uburi Imana nturi budukurireho gutamba ibitambo. Very interesting. So urabitambira nde? Imana. Kandi iyo Mana uri kwitambira ibitambo ntibishaka, ariko wowe ukavuga utoya, niba ushaka gukura ibitambo wa Mana we, ubwo ushaka hakamunani, sindi bwemeranye nawe, ndagutambira ibitambo wabishaka cyangwa utabishaka. Yesu yahamagaye Mariya. Yesu yagiye gusura Mariya na Marita, maze Marita akora ibishoboka byose ngo yakire Yesu. Mariya araza yicara ku birenge bya Yesu ngo yumve icyo Yesu avuga n'icyo ashaka. Mariya abaho mu buzima bw'ikiruhuko, mu buzima bw'ikiruhuko aruhutse rwose, anezerewe ko bari kumva Yesu ibyo ari kuvuga. Marita yari arimo akora mata. Marita arakora ararakara, araza ahindukira. Umve yaje kureba Yesu, nubwo yabwiye murumuna we, aravuga ngo wabwiye mushiki wanjye, wabwiye umuvandimwe wanjye akaza kumfasha, umuvandimwe wanjye akaza kumfasha gukora imirimo. Nureba ko Yesu arabyitegereza aravuga, Marita, Marita, urirushya muri byinshi, urirushya muri byinshi. Iki rero nicyo kivukaho. Ubu usanga wirushya muri byinshi kandi bidakenewe, ariko wowe iyo wishyizemo ko ari iby'ingenzi, ni iby'ingenzi tugomba kubikora, well and good. Nta wundi bizarushya, ni wowe wateze amatwi ngo wumve icyo Yesu avuga, wateze amatwi ngo wumve icyo ashaka. Mariya yari ari mu buzima bw'ikiruhuko, Marita ari mu buzima bw'umuruho. Kandi Marita yavugaga ko ari gukorera Yesu. Ushatse wavuga ngo Mariya ntabwo ari gukorera Yesu, ariko Yesu ashaka iki? N'icyo ashaka umukorera utazi n'icyo ashaka, ukora ibintu utazi n'icyo ashaka. Iki rero niwo mutego ukomeye abantu bagwamo. Uramukorera iki utanazi ko ashaka? Banza usobanukirwe mbere y'uko ugira icyo ukora. Niyo mpamvu burya ahandi hose mu buzima bwose habamo kubanza kuguha amahugurwa, kubanza kugutoza, kubanza kukwigisha, kubanza kugusobanura mbere yo kugira icyo ufasha abandi. Ibiramambu utangira kwihimbira ibyawe ukagira ngo Imana yabihaye umugisha. None ubwo uritotomba kubera iki? Kuki urushye, kuki unaniwe, kuki usigana. Ibi nibyo byari ibimenyetso byaturutse kuri Marita. Marita arimo asigana. Yesu aramureba amubwira, Marita, uri kwirushya, uri kwirushya. Uzi Yesu ari kumubwira, Yesu aramubwira ati, sinjye ukuruhije, ntibivi iwanjye, ibyo ni ibyo wihimbiye Marita. Mu magambo meza yoroheje aramubwira, uri kwirushya muri byinshi. Aravuga ngo uyu Mariya yahisemo umugabane mwiza kandi ntawe uzawumwaka. Kuganamwe ngo dore kimwe cy'ingenzi, nk'uko mbigarukaho, ushobora gukora ibyo bintu byose uri guhusha icy'ingenzi. Yesu. Uyu Marita hari uburyo yibwiraga Kristo, kandi atari ko Kristo ameze. Ari gushaka kumukorera ibijyanye n'ibyo we yumva mu bitekerezo bye, ariko se nibyo Yesu ashaka? Reka da. Mariya yari umunyabwenge, ngo yahisemo umugabane mwiza, aragenda aricara, arumviriza, yumva icyo Yesu ari kuvuga. Uraruha iri mu bintu ugerageza kumvisha Imana no kuyikorera ngo uyemeze, ntiwayemeza. Si uburyo bwiza bwa mbere no kubanza gusobanukirwa. Ignorance, kutamenya, kurahenze cyane, kuzagusaba ikiguzi gikomeye. Kumenya birakorohera.
kumenya byoroshya ubuzima, kutamenya bikomeza ubuzima. Byinshi usanga tuzira ni something we don't know, ikintu runaka tutazi. Ushobora no kumbwira ubu ngo ariko ibyo ibi nari mbizi ariko byanze gukora. Are you sure? Urabizi, ubizi neza. Wasanga wibwira ko ubizi kandi utabizi. Marita nibwo yavumbuye uwo munsi ko amahitamo ye yari mabi. Yavumbuye uwo munsi ko amahitamo ya Mariya ariyo y'ukuri. Ni bangahe bahisemo nka Marita? Ni bangahe bahisemo nka Mariya? Abenshi bahitamo nka Marita kuko bumva bafite rezo, bari gukorera iki Yesu, bari kumukorera, bari kumwitangira ibintu nk'ibyo, ariko nta namakuru bafite, cyangwa se baragendeye kubihuha by'abantu bababwiye kuri uwo Kristo Yesu. N'icyo ashaka, ashaka wowe. Ize hari igihe utekereza ko ari gushaka imirimo yawe, ashaka wowe kurusha ibyo umukorera. Nicyo gituma wowe urenze imirimo. Imana ntabwo iguha agaciro mu buzima bwawe kubw'imirimo ukora. Iha agaciro ubuzima bwawe kubera icyo uri cyo. Yesu yarabatijwe na Yohana. Akimara kubatizwa wumva iki? Ngo humvikana ijwi mu ijuru rivuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Ndagira ngo mwumvishe, wibaze iki? Nguyu mwana wanjye nkunda, ijwi riri kuvuga ni Data uri kuvuga ahamya umwana wayo, sibyo? Ari kumuhamya yakoze iki? Kuko nyuma yo kubatizwa yatwawe n'umwuka mu butayu, nko tubwirwa, nyuma ageragezwayo mbere yuko atangira umurimo we. Sari kumuhamya ataratangira n'icyo, ntacyo aranakora. N'icyo ari guhamya se n'icyo ari cyo kuri we. You see, iyo bije ku Mana, ndagira ngo iki utazakibagirwa. Iyo irebera muri setting za famiye, umwana yikaba umubyeyi. Ntabwo umubyeyi primarily byibanze akunda umwana we cyangwa amukundira kuko hari icyo yabanje gukora. Amukundira kuko yamubyaye, simple. Iyo sano iri hagati y'umubyeyi n'umwana ntabwo ishingiye ku mirimo, ishingiye kuri ubwo bumwe bafitanye burenze igisobanuro wabuha. Hanyuma ibyo bindi biza nyuma. Ntibivuze ko adakora, ariko ibyo akora n'uburyo akora bitandukanye n'umugaragu upfana icyo apfana, ufite icyo upfana na shebuja ibyo amukorera. Imana ntabwo ari databuja gusa. Yes, ni umutware, ni umubyeyi, by'umwihariko ni umubyeyi. Aho rero ni ahantu hakomeye cyane dukwiye kwitsa. Iyo kuvuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira, Yesu yakoze iki? Ntacyo arakora. Siri kumwishimira se kubera iki? Kuko ari umwana. Nubyumva se muri iryo jambo, nguyu mwana wanjye nkunda. Nta mubyeyi muzima ubundi wanga umwana we. Uri kubibona? Siri gukundira ko yakubyaye, simple. So agaciro ufite nuko uri uwayo, nuko ukomoka muri yo. Muzi ibyanditswe bitubwira uburyo Yesu yasize intama 99 akajya gushaka imwe yari yazimiye. None se umurimo mwiza iyi ntama yazimiye yakoze nuwuhe? Ko yakoze uwo kuzimira. Niba yanavuye muri ingenzi zazo, icyiza ari kumukundiraho ni iki? Uzi ikintu abantu benshi batajya babona, nubwo yazimiye ntibimukuyeho kuba intama. Niba uri kubona ari kuyita intama yakoze iki? Yazimiye. Ntabwo ari kuvuga ngo ikirura cyazimiye. Ni intama ikwiye kubira aho mu rugo ariko ntihari. Yanabivuze ngo hari n'izindi ntama zitari mu rugo ariko deja ni intama. Kandi nge ndi umwungeri mwiza yivuga. Umwungeri arengera intama ze, akunda intama ze, azikundira ko ari intama first mbere. Uri kubibona? Inkuru y'umwana w'ikirara na se. Ise yakoze iki? Umwana yaragiye yangiza ibyo yahawe byose, arabyangiza,
bimukuraho kuba umwana. Niyisubiyemo akagaruka akavuga nzagenda mbwire data njye ndi umugaragu. Ise yaramubonye aravuga ibyo ntubimbwire, njye nari nafite umwana ndamubura, ubu njye ndi kubona umwana, ibindi umbwira ntabyo ndi kubona. Iki nicyo ndi gushaka kwereka isano n'ikintu gikomeye. Ibyo ni nabyo bitunganya ibyo ukora. Iyo umaze gutungana mu byo kumva isano, uratungana mu byo ukora. Ndagira ngo wumve icyo Stefano atubwira asoza muri uyu murongo. Stefano aratubwira ngo nuko Imana irahindukira irabazibukira ibarekera gusenga ingabo zo mu ijuru, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'abahanuzi ngo yemwe muryango w'Abisirayeli, mbese mwatambiriye amatungo abezwa cyangwa ibitambo imyaka 40 mu butayu. Ibi ni ibintu bikomeye nkeneye gusobanura. Ndongera nsubiremo, aravuga ngo nuko Imana irahindukira irabazibukira ibarekera gusenga ingabo zo mu ijuru, ibarekera gusenga ingabo zo mu ijuru. So ndagira ngo usobanurire iki. Imana urumva bo bishimiye imirimo y'intoke zabo, ariko kuramya ibigirwamana, ariko gutamba ibitambo. Uko gutamba ibitambo ni uburyo bwa idolatry, ni idolatry, ni ibintu birimo kudaha Imana agaciro ifite ukagaha ibindi, niko kubiramya. Kuko iyo Imana idafite agaciro kuri wowe ikwiye kubifite, ubwo hari ikindi gifite agaciro. Icyo gifite agaciro rero nicyo uri kuramya, nicyo ushyize imbere. Ni muri uru rwego bari biyemeje gushyira imbere ibitambo kurusha n'Imana ubwayo bibwira ko batambira. Ntibiteguye kumva ikivuga, bo biteguye gukora icyo bo bazi kibafitiye agaciro. Icyo nicyo bita idolatry. Bari bamaze kuba abasenga ibigirwamana. Buriya nako n'abantu benshi basenga ibigirwamana batabizi. Basenga ibigirwamana mu gihe bari guha agaciro iby'Imana idaha agaciro, ndetse basenga ibigirwamana iyo n'icyo Imana iri kuvuga ubwacyo aricyo gikwiye kuba gifite umurimo agaciro kuri bo. Bo bihimbiye ibindi byabo, ibyo bihimbiyemo bahaye agaciro baba bari kuramya ibigirwamana. Benshi babiramya batabizi. Wumva iki? Ngo Imana irabareka, hipamist, irabareka bakomeza gutamba ibyo bitambo byabo. Waratubwiye ngo nuko Imana irahindukira irabazibukira ibarekera gusenga ingabo zo mu ijuru. Yarabaretse ngo basenge ingabo zo mu ijuru, irazibukira irabareka. Muzi icyo ari kutubwira hano? Ari kutubwira ngo God gave them up. Imana yarabihoreye. Yashakaga ko bamenya ko ibitambo atari ibintu byo ishaka. Bo bishyiramo ko ntacyo yabihindura, n'ubwo buryo bashaka kubonamo Imana. God permitted them. Imana ndabihorera. Ushobora kuvuga ngo kuki se Imana yabaretse? Ndagusobanurira. Biri muri kamere y'Imana, ubyumve, biri muri kamere y'Imana kumanuka ikaza ku rwego rw'abantu, ikavuga ururimi bumva, ikavuga iti reka tujye inama tuganire, ibafashe kugira ngo ibafashe gusobanukirwa, ibakure muri urwo rwobo, ibazamure aho bagira imyumvire mizima. Nicyo cyatumye ibareka. Kubareka si uko ibaretse, ahubwo ni muri uwo mujyo noneho mushobora kumva kuki Mesiya, igitekerezo cya Mesiya muri uru rubyaro cyagombaga kumvikana. Kuko byavugaga umuntu uzaza gucungura abantu. Ni Imana Emmanuel yimanukiye kuri insho, kuko ibyo yagerageje kuvuga muri aba bantu ntabwo byakumvikana. So biri muri kenotic nature y'Imana. Kenotic nature ni iki? Ni nka hahandi Pawulo atubwira ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, yambara akamero k'umuntu. Ni ibintu biri muri kamere y'Imana, kwisiga ubusa ikaza kwisanisha natwe, gusa natwe.
ngo irebe uko itubwira ku rwego rwo hasi twari turiho, ibone kutuzamura ituzane ku rwego dukwiye kuba tujyaho. Ni muri ubwo buryo yabaretse. He gave them up. Igitekerezo cyonyine cyagomba kuba kiza ni Mesiya, aho avuka mu isi akiyunga natwe, akaba umwe natwe, akabambara, akatwambara twese, akajya ku musaraba hamwe natwe, yapfa tugapfa, yashyingurwa tugashyingurwa, yazuka ntadusige tukazukana, yazamuka tukazamukana. Ngubwo uburyo yari kubakiza, yari kubakura hasi abazamura biciye muri Kristo Yesu. Kuko uburyo bwonyine aba bantu baguye hasi ku rwego rwo hejuru badagishobora no kuva hasi, bisaba kuza kwisanisha nabo ngo bacungure, bakure muri uwo mwanda, bazamure, ubinjize muri dimensiyo y'ubumana aho bakwiye kuba bari. Ngiki cyakozwe muri Mesiya, muri Kristo Yesu. So kubihorera rero, to permit them, to let them do it, kubihorera ngo babikore, byari uko yavugaga the only solution, igisubizo kiri hari ni kimwe gusa, ni muri Kristo Yesu wenyine uzasa namwe, abakure mu ivata ryanyu, abakure mu mwanda wanyu, uzaba umuntu ngo ahindure ubumuntu gusa n'Imana. Abari abana bahindura abana kubw'imbaraga z'umurimo we. Iki nicyo cyari gukora. So yarabihoreye. Ndagira ngo wumve agace kasoza ngo nk'uko byanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi ngo, yemwe muryango w'Abisirayeli, mbese mwatambiye amategeko abezwa cyangwa ibitambo imyaka 40 mu butayu. Ari kuvuga ngo ibi babikoze mu myaka 40. Mwatambye ibitambo imyaka 40. It was not my idea. Ni cyari igitekerezo cyanjye. Iyo institution y'ibitambo muri systeme yo Mose yestablishize, yashyizeho, aravuga ngo mwatambye ibyo bitambo mu myaka 40, mwibwira ko ari igitekerezo cyanjye. Mu yandi magambo, kumba atari igitekerezo cyanjye. Mwabishyizeho umutima, murabiramya, bibahindukira ibigirwamana, bihinduka ibintu mushyiraho umutima kundusha. Imyaka 40 babikora. Imyaka 40 irahagije ngo ikintu gifate, n'urubyaro ruzakurikiraho ntacyo warubwira. Rugomba kuza ruvuga ntukore ku bitambo basokuruza barabitambaga. Nuko bigenda. Imyaka 40 yatumye ushobora gufunguka amaso ukabona ese igutamba n'ibitambo byaturutse he. Deja turi kubibona hano. Mu kubikura muri Egiputa, muri iyo mitekerezo yo muri Egiputa. Uretse no muri Egiputa, na mbere yaho twabonye Uriya Bakarudayi, na mbere yaho tubona abantu bihimbira banihangira ibintu byabo guhera mu kugwa kwa muntu. Ibi byose ubishyize hamwe muri gihugu, buri shyanga, buri bwoko bwagiye bwihangira, kuko byari byamaze kuba igice cya muntu aho ubwo atazi ukuri yihangira ibye. Muribuka Adamu yihangira ubucocero. Ubwo yarama kwereka ngo n'abandi bana b'abantu bose bazakurikiraho baziga umuco wo kwihangira, kwiremera ibintu byabo bitari iby'Imana, babishyiraho kandi bumve bibanyuze. Ni muri urwo rwego tubona urwo rubyaro rwabikoze, urwo rubyaro rugiye rutandukanye hirya no hino. So hano noneho birushaho kugira imbaraga. Kubera iki? Kubera ko bavuye muri Egiputa, basanzwe babibona bikorwa. Mu gihe bambutse, Mose ntabwo Imana yabimutegetse imukura muri Egiputa, maze muri urwo rugendo bagendanagamo n'Imana, ngo imyaka 40 Imana ntiyigeze ibasaba ibyo bitambo, ntiyashaka ko babitamba, ngo yarabaretse gusa. Igihe yabaretse ngo babitambe, twe twibwiye yuko Imana ibishyigikiye. Kumbe yabaretse yiri kubyita ngo ni ukuramya ingabo zo mu ijuru, kuko ni uburyo bwo kuramya ibigirwamana. Kubw'ibyo ntabwo byari ubushake bw'Imana, ntabwo byari mu mutima wayo, ahubwo byari ubupfu bw'Abisirayeli kutabona ko Imana batari gushaka kwemera ibyo ivuga ikabihorera. Biri muri kamere y'Imana rero kubihorera, kuko yarize uburyo bwonyine ni muri Kristo Yesu iziyunga n'abantu, ibakure muri uwo mwanda wabo, bose bazamure nk'uko babugushijemo n'umuntu umwe, Kristo umuntu umwe wa nyuma, abubakuremo, abazamure, abagira abana. Bakundwa, ibitambo ntabwo byigeze biba igitekerezo cy'Imana.
Data ndagushimye mu izina rya Yesu, ubuntu bwawe bwinshi bwinshi butagira uko busa nibusakare kandi bugwire ku bana bawe. Abatwumva bose aho baherereye hose, reka habeho kumurikirwa kudasanzwe muri iki gihe cyacu, mu rubyaro rw'abana b'abantu muri iki gihe. We pray, dasenze cyane ngo habeho kumurikirwa, habeho kumurikirwa, ngo abantu bakurwe mu mwijima bamazemo imyaka myinshi, aho bihangiye ibyo utabategetse, ahubwo bamenye neza umutima wawe udakingiwe, udafunzwe n'ibitambo n'ibindi bisa nabyo, ahubwo habeho ubumwe budafite ikibutangira hagati yawe n'abantu bawe, bashima bahimbaza kubw'ineza y'ubushake bwawe. Icyubahiro kibi cyawe cyose mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom.